Banyarwanda banyarwandakazi, izina ryanjye ni Uwineza Beata, nje kubaganiriza ku byerekeye ibyo twakwita nk'ubuhamya, ibyo twakwita nk'impanuro, ibyo twakwita nka ya magambo avuga ngo iyo umusaza apfuye ni urusomero ruba ruhiye, nka ya magambo avuga ngo mu gifaransa hari dicton bavuga ngo qui a la connaissance a le pouvoir. Ariko le pouvoir atari yo kuvuga ngo le pouvoir ni ukuvuga ngo iyo mfite mu kinyarwanda biravuga ngo iyo ufite mbega ufite ubumenyi ushobora kubuhinduramo ubushobozi, niko bivuga. Iyo ufite ubumenyi ushobora kubuhinduramo ubushobozi rero ni iki? Ni ukuvuga ngo iyo uzi ikintu, icyo kintu ushobora guhera kuri information ufite, noneho ukayibyaza umusaruro, cyangwa se ukagira conduite, ukagira imyitwarire wagira bitewe n'iyo information ufite. Ndibuka tukiri abana batoya, ngewe mama na nyogokuru bari batuye hagati ya mama naho nyogokuru yari atuye hari harimo uruzi. Urwo ruzi rero iyo rwabaga rwuzuye ntabwo wabashaga kuba wavuga ngo urarwambuka, cyane cyane nkatwe twari abana, iyo wajyaga kwambuka nyine rwashoboraga kugutwara. Ubwo byasabaga ko haba hari n'umugabo w'inkorokoro akaguterura noneho akakwambutsa, cyangwa se mukanza mugategereza yuko nyine uruzi rwongera rukagaruka kuri nivo rwari rufite mbere, ukabasha kwambuka ko hari ahantu heza wambukaga hari umusenyi n'iki ukambuka nuko. Ubwo rero iyo par exemple nabaga nzi ko uruzi rwuzuye sinajyaga kwa nyogokuru, tout simplement. Iyi information yatumaga amenya ko bambwiye ko uruzi rwuzuye sinjya kwa nyogokuru. Hano mu bihugu byateye imbere, muri nanjye mu bihugu byateye imbere ntabwo ari ugutera imbere, ahubwo ni mu bihugu bikonja, niko navuga. Mu bihugu bikonja muri hiveri information tuba dufite nuko utasohoka wambaye umupira wonyine cyangwa se ngo wambare ishati usohoke, ugomba kwambara manto, ugomba kwambara inkweto zishyushye, ugashyiramo bote, ugashyiramo byose, mbega byabana ngombwa ugashyiramo na bone, ugasohoka uzi ko utagiye kwishyira mu mbeho iri buguteze kurwara. Ubwo information nyine ni ukuvuga ngo qui a l'information a le pouvoir. Ufite ubumenyi abubyaza umusaruro. Hano hari abantu benshi tujya tubibona no mu mafilime batanga amafaranga menshi cyane kugira ngo abe yabona les informations, kuko iyi information nko mu buryo bw'ubucuruzi iragufasha, ukaba wavuga uti nzi ko uyu munsi buruse igeze aha n'aha kuri ibi niba ushobora kugura ibi. Niko bakora abacuruzi. Mbega nababwira byinshi kuri information, ni nayo mpamvu twohereza abana bacu mu mashuri, niyo mpamvu ba data na ba mama bakoraga bagakora uko bashoboye kugira ngo batwohereze mu mashuri. Noneho kuko bavugaga bati umwana wanjye nava mu ishuri azaza afite ubumenyi, azaza agira icyo yimarira. Nge ntabwo data yigeze ambwira ko nimva mu ishuri nzagira icyo mumarira, yaravugaga ati murigira abana banyu murigira, ntabwo ati umwana wanjye azagira icyo yimarira. N'ahana abazungu iyo bumvise arakubwira ati abana banjye ndakora ibi byose, ati ndabajyana mu ishuri ndagira gute, kugira ngo bo babyita autonomie financière. Ubwo rero icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko uyu munsi hari byinshi biri kuvugwa, kandi hari byinshi twabonye, hari na byinshi twumvise, noneho ukabona abantu baritwara nkaho ntabyo bazi, cyangwa ukabona abantu baragira gute, kandi nanjye muri abo bantu igihe cyarageze nisangamo. Ubushize mperutse gutanga message, nayitanze mu gifaransa. Noneho iyo message yari message Imana yampaye, kuko ndi n'umunyamasengesho, kuko ndi n'umukozi w'Imana. Ntabwo nirata gukorera Imana, ahubwo nirata Imana kuko hari ahantu Imana yanyujije, kandi ubwo buhamya nibwo nabwo mfite nshobora kubabwira. Ubwo buhamya ni nabwo bushobora gutuma nicara uyu munsi nkavuga ni nanjye hari icyo ngomba abantu, nanjye hari icyo nshobora gukora. Imana ntabwo yadusigarije ubusa aho ngaho, ntabwo Imana yaturindiye ubusa aho ngaho. Ubwo rero icyo nashakaga kuvuga ni iki, nuko iyo message narayitanze, ariko nyitanga nk'uko Imana yayimpaye, ariko sinayisasira, sinayisegura, sinagira icyo nyivugaho,
kubera ko uburyo Imana yayimpaye nanjye nahise ntinya Imana cyane kuko vraiment numvise mbaye perturbé kuko ni ibintu nabayemo, ni ibintu nzi, ni ibintu nabonye, ariko mu buryo Imana yampaye iyo message ntabwo ari uko nabibonaga kugeza uwo munsi, ntabwo ariko nari narabisobanukiwe kugeza uwo munsi, ariko nahise ntinya Imana cyane kuko uyu munsi par exemple iyo message yari y'abakongomani na perezida wabo. Ntabwo uyu munsi nk'umuntu w'umunyarwanda cyangwa se umuntu wabaye muri Congo cyangwa se umuntu uzi bya Congo n'u Rwanda, umuntu bikoraho cyane buriya ibintu bya Congo n'u Rwanda ni abanyarwanda, ni abakongomani. Kubera iki? Nibo babipfiramo bombi. Abana b'u Rwanda barimo kugwa muri Congo, n'abana b'abakongomani barimo kwicwa n'abanyarwanda. Abakongomani rero nabo kwitabara nyine bakitabara. Uyu munsi rero iyo ugiye kuvuga ntabwo wagenda ngo uvuge ngo abakongomani ngo ugire icyo baroporosha kubera ko nkatwe abanyarwanda mu gifaransa baravuga ngo on est mal placé. On est mal placé pour juger qui que ce soit d'ailleurs. Voilà, niko navuga. Ntabwo turi mu mwanya wacu wo kuba twagira isomo iryo ari ryo ryose duha abakongomani. Muri 1994 bakiriye abanyarwanda, bafungura imipaka, barabakira. Abanyarwanda babana neza nabo. Ariko igihe kigeze abakongomani nyine abantu bose barabizi ko icyo gihe n'uyu munsi kandi umukongomani ufite amafaranga uramugura. Ubwo rero baraguzwe, mu kugurwa bagira gute, abantu bakiriye mu gihugu cyabo barabatanga. Ariko nubwo abanyarwanda bari baje bose bariho etikete ya jenoside, hari harimo abahutu, harimo abatutsi, harimo abantu basanzwe bazima, abana n'abagore, abagabo n'abagore. Ntabwo umuntu wese winjiye muri Congo yari afite amaraso y'umuntu wese wishwe mu Rwanda cyangwa se agize gute. Harimo n'abicanyi, harimo n'abasirikare. Umva rero ngereka mbaho ubuhamya bwanjye bwa mbere. Ubuhamya bwanjye bwa mbere ni uko twageze, nge nabaye mu nkambi ya Nyakavugo hariya muri komine ya Bagira. Twinjiye bwa mbere ninjiye mu bantu bamwe, twinjiye mu bwa mbere, mbega twebwe twavuye Icyangugu bafunguye imipaka, twahise twinjira, twari tuharaye kabiri gusa nibwo twari tukihagera. Ntabwo twahageze mbere, ariko twari mu bantu bahageze nyine, twahageze nk'uyu munsi tuharara rimwe bucya twambuka. Icyo gihe rero icyo nibuka nuko agakambi ka mbere bafunguye, banza nabo bariyesiyaga ngo barebe, kari agakambi gatoya cyane, habarwagamo abantu bageze kuri 2500 kandi nabo nta bari bahari. Ndabyibuka rwose cyane. Ako gakambi rero twakabayemo igihe kirekire, niho nabaye ndinda ubwo ntaha 96 irangira. Ariko ndibuka ko tukimara kuhagera icyo gihe nari ndi kumwe n'umuntu bitaga Benoit Mpunga, nkomoka mu Kiyovu, nawe yari umuntu ukomoka mu Kiyovu. Ubwo rero ariko Benoit akaba ari papa we, famiye yabo ni Abarundi, ariko mama we yari umunyarwanda. Yakuriye mu Rwanda, yize mu Rugunga muri lycée de Kigali, yigaga iruhande muri université, yigaga mu by'ubugoronome. Abantu bari banamuzi cyane kuko yari azi ubwenge cyane muri université. Abantu bari bamuzi, nzi ko hari n'abanyeshuri bamwe na bamwe twari kumwe wabonaga bamufite ibintu by'amashyari n'iki, kandi turi mu buhunzi ukibaza icyo bibabarira ukakibura. Iyo nkambi rero icyo nshaka kuvuga, harimo abatutsi benshi, ndabazi, ndabyibuka cyane. Ndibuka gusa kimwe nuko umwe mu bantu b'inshuti za Benoit wasigaye mu Kiyovu, umusore bitaga Rudakubana Hasani, yaje kudusura hashize igihe kitari kinini tugeze mu nkambi, aza kudusura. Abwira Benoit ati, ubu rwose Benoit mu Rwanda hari business, ati amafaranga yarabonetse, ati ubu ntiwareba, ati gira vuba banguka dutahe, ati ubu ngubu rwose amafaranga ari kugucika. Benoit akaba atari wa muntu abari bamuzi bose bazima bashaka gutanga ubuhamya neza, akaba atari wa muntu wavugaga ko ashobora kuba akunda amafaranga birenze. Ntabwo yari muri abo ngabo, yari azi ubwenge, yari abizi, ariko ntiyabyirataga. Yari umunyabwenge mu ishuri, aho yigize Sainte Famille primaire, yajyaga gukora ibizamatize. Mu Rugunga naho ntabwo yirwaga yiga cyane, muri université nabwo ntabwo yigaga cyane. Yari afite amaproje ye professionnel, ariko ntabwo yaragamije kujya kuba yajya kwiba amafaranga cyangwa se ngo ajye gukorera amafaranga ayakorera uko abonye kose, amafaranga adaturutse ahantu hazima.
uwo musore rero yaraje turamwakira arataha. Uwo musore Rudakubana ntabwo ndi mu bintu by'amoko, je m'en fiche en fait ibintu by'amoko, ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, Rudakubana pour la connaissance, Rudakubana ni umututsi sans discussion kuri se na nyina. Rudakubana akaba yari inshuti ya Benoît kuva kera, ni wa mwana bakinanye umupira mu Kiyovu hahandi mu muhanda hariya mu makaritsiye aho twari dutuye n'iki, bakinana umupira. Benoît aza kujya kwiga, yiga amashuri agira gute, yari afite avenir professionnel peut-être nziza, ariko ntabwo ari wa muntu ugera mu Kiyovu ngo avuge ngo uyu nguyu ntiyarangije secondaire cyangwa ntiyize primaire. Yaragendaga n'ubundi akajya kureba umupira nabo, yaragendaga akaganira nabo akagira gute, nibo bagendanaga cyane, bega bari inshuti kuva bakiri batoya batarajyana muri primaire, nibo bakomeje kugendana. Ubwo rero Benoît abonye Rudakubana nyine aje kumubwira ngo natahe, nge ntabwo nari muzi special, nari muzi ariko ntabwo nari muzi nkuko wavuga ko umuntu umwana mwakuranye mu Kiyovu muri inshuti umuzi specialement kwa kundi mu Kiyovu abantu babonanaga gutyo ukabuza ngo abo kwa kanaka, ariko iyo mutagenderanaga specialement ntabwo wabaga ubazi ngo uvuge ngo nabishyiraho akadomo. Benoît rero cyantangaje ngewe ubwo nkurikije nyine ukuntu numvaga ko ari inshuti na Rudakubana nyine amaze kuza aramubwira ati genda nzabitekerezaho. Ubwo nta nubwo twabiganira amaze kugenda, nge numvise vraiment ko juste ari umuntu w'inshuti, ko mu Rwanda ari amahoro, ko ari umuntu w'inshuti uje kudutahana, uzi ko turi mu buhunzi kandi tutameze neza. Ubwo Rudakubana amaze gutaha, Benoît amubwiye ngo genda uzabyigeho. Hashiri nk'icyumweru 2-3 mbona Benoît nta kintu avuze, mbona nta cyakoze. Noneho arongera, hagiye gushira nk'ukwezi, Rudakubana arongera aragaruka. Agarutse atuzanira inkweto, azanira Benoît Bega mugenzi we inkweto nziza cyane, nyine atari zazi ni bita chaussures, ni zimwe bita lesurier nziza, arazizana arazimuha nyine muri kado. Ubwo aramubwira ati Benoît tungubu nje kukushaka, nutaza ntabwo nzongera kugaruka, ati ubu nibwo bwanyuma nje kukureba, ati dore igihe nahereye nkwinginga. Ubwo bikubitirana nuko hari umwe mu basore, ubwo icyo ntavuze nuko twaje turi hari groupe y'abanyeshuri bo muri université bari kumwe na Benoît nyine, ubwo twari benshi dutuye hamwe. Umwe mu basore rero twari duturanye nawe wo ku Kacyiru witwa Juvenal, nyina yari yaje kumureba. Icyo gihe nyine amfite n'abagore bakoraga akazi, nibo bajyaga kuzana abana babo, nibo bagiraga gute, akavuga ati nta muntu kuvuga nabi, ngwino mu Rwanda hari amahoro, twararokotse turiho, ngwino. Nuko umukecuru yaje, turabipanga turabiganira, njyana n'umugore witwa Juliana n'uwo mukecuru. Ndavuga nti noneho ariko nza kuganira na Benoît gakeya, tubonye nyine ukazi yo mukecuru aje kandi utuye ku Kacyiru. Turavuga tuti Benoît arambwira ati Rudakubana ntabwo mwizera, nubwo ari inshuti yanjye ariko ntabwo nta cyizere mufitiye. Ati jya kureba, genda ujye mu Rwanda ujye kureba urebe impamvu arimo yinsista kugira ngo ntahe. Ubwo rero nibwo nyine uwo mukecuru yaraje amashuri ageze kuri 3, turamwakira. Nuko n'umudamu twari duturanye w'umunyakibungo witwa Juliana nawe turajyana, buri wese mbega. Ubwo nge nari ngiye muri mission yanjye yo kujya kureba niba ibyo Rudakubana tubwira ari byo, niba kuko Benoît afite abantu bamutegereje kumuha akazi. Nuko ariko umwe nyine yaragiye muri gahunda ze, uwo mukecuru we yari yashaje kujyana umwana we. Turajyana n'uwo mukecuru, ugavugana n'umuhungu we nyine ko mu minsi mikeya umuhungu azapanga ibintu akaza. Turagenda. Ubwo tugeze nyine muri gare i Kigali, umwacukwe n'undi acukwe, nge nayo yanadupanga ko tuzongera guhurira n'itariki tuzahahurira kugira ngo twongere dusubire aho twaturutse, mbega aho twasize abagabo bacu. Juliana rero we icyabikurikiyeho nuko yaragiye ajya Kibungo n'iki, abantu baramubwira ati mutahe rwose dore ibintu byanyu birahari n'inzu yanyu irahari. Juliana agenda mbere y'itariki twari twarasezeranye. Ngengera mu Rwanda, ubwo njya muri famille, hari n'ubukwe n'iki byose, ndahatinda mpamara ibyumweru 6. mba mu Kiyovu. Abantu rero twahuye, abakecuru twahuye baho ngaho barokotse bose, umwe ambwira ngo niko ngura, mbega wagira ngo bari bafite bose basubiragamo ibintu bimwe, ugasanga abakecuru babiri bataziranye baravuga ibintu bimwe, ngo niko ngo mwana wangu urabizi ngo ukuntu ngo nguriya muhungu, bari bazi ko mbana na Benoît, twari tutarakoze mariage, ariko bari bazi ko mbana na Benoît, ngo niko ngurabizi nguriya muhungu ngo Benedicto ngurabizi rwose, kuko iki abo bakecuru rero baziraga nyina wa Benoît
Benwa yari afite mama we ufite karagiteri, nta muntu wamuvogeraga, yari umugore w'ibana ariko nta muntu wamuvogeraga. Abantu baramwangaga, mfite mbivugisha ukuri, ngiye abantu barambwira ati niko umusazi warasaze kugira ngo ujye gushaka muri iriya famiye, ariko ngiye Benwa nkabona ni umuntu mwiza rwose. Niyo munsi namutangira ubuhamya, nta kibi muziho, twabanye imyaka igeze hafi 2 tugirana umwana, nta kintu nigeze mubonaho kibi namuvugaho. Umukecuru rero we abantu baramwangaga ko hari n'igihe yigeze ajya kubarega kwa Habyarimana, yigeze kuvuga ko ngo abantu bajyaga baza bagasanga imihanda irafunze muri quartier, Habyarimana ngo yaje guca urubanza ku mukecuru ngo n'abaturanyi be. Nuko ubwo ngebyo ntabwo mbizi, sinajya kubihagararaho rwose, sinabihagararaho. Icyo nzi nuko Benwa yari umuntu mwiza, yari umuntu uzi kwicisha bugufi, yari umuntu ufite ubwenge, kandi yari umuntu twaganaga tukumvikana, tukubaka urugo, tugahuza. Nta kintu na kimwe kibi namuvugaho n'iyi tariki y'uyu munsi. Ubwo rero hagati aho nyine abakecuru bo barambwiye ngo niko ngo urabizi ngo uriya muhungu ngo uzi ngo abantu ngo yishe iruhande ngo muri university ngo Butare ngo abantu ngo benshi cyane ngo uzi ngo abantu yishe niki ntese yishe ndi bakabura izina. Hari wose mwumvise ninde se wabibabwiye ngo twarabimenye ngo i Butare ni Kigali, ababizi bazi ko harimo kilometero zitari munsi ya 300. Noneho nge rwose ibintu byari byarabaye mu Rwanda, abantu barapfuye, twabaga munsi y'ibitanda, abandi tukihisha, abandi twaratatswe, abandi twagiriye gute. Hari byinshi twanyuzemo, ntago ngiye muri detail akakanya, ntago aricyo cyanzanye. Gusa icyo nibuka ni iki, nuko abantu bapfuye, nuko abantu bacu bapfuye, nuko ntabwo bigishe rero. Hari wabishe uwari we wese, wari ubiri inyuma ntitumuzi cyangwa se turanamuzi, ariko n'uwabipanze n'abagize gute, ariko ntabwo abantu bishe. Nawe nigeze mbona yisogota cyangwa se ngo yica umutwe cyangwa se agire gute. Hari ibyabaye, hari ababikoze. Ni ukuvuga rero ngo à partir de cet instant-là, il faut être prêt à tout entendre. Nuko Benwa rero abakecuru bati Benwa yarishe, Benwa yarishe. Nkababaza ari se yishe nde, akamubura. Nge nabaye i Butare ho gakeya, nubwo buhamya nabwo nzabugarukaho. Nabaye i Butare ho gakeya, ndavuye mu Rwanda mu kwa 5 ndi Butare, ni nayo mpamvu nahungiye iyo za Bukavu, kwa ko nari ndi Butare. Benwa nta kibi nigeze mubonaho, nta magambo nigeze numva, nta nubwo yigeze numva nanjye ubwanjye ngirira nkorera menasi cyangwa se ngo agire gute. Ubwo rero Benwa bati yarishe, abakecuru bageze nko kuri bangahe bakabimbwira. Noneho Rudakubanaza kubona agiye kubona muguyeho, ntabwo yarazi ko ari ngiye uzaza, mbona mbega abaye nkuguye mu kantu. Nza guhura n'umuhungu, ndamuvuga izina kuko yamaze gupfa. Umuhungu bitaga Buncu, abantu bo mu Kiyovu baramuzi. Bicyo gihe umuhungu bitaga Buncu nawe yari umwe mu nshuti zabo, ariko atari inshuti cyane. Buncu nza kubyuka, sinzi ahantu nari ngiye, sinzi ahantu nari ngiye vraiment ntago mbyibuka, ariko nza kubyuka mu gitondo ari 12:00 nkubitana na Buncu mu muhanda ahantu hafi y'urugo rw'uwahoze wo bitaga veterineri. Abantu baramuzi nawe, umudokiteri veterineri wari ufite imbwa, yari afite na kabine hariya kuri peyaje. Noneho nza gukubitana na Buncu aho hantu. Nkubitanye na Buncu arambaza ati niko, ati waje gukora iki? Ndamubwira nti naje gusura famiye n'iki byose, ni kandi nzasubirayo. Arambwira ati niko, ati Rudakubana ntabwo yaje kubareba kabiri. Ati ntabwo inshuro ya kabiri yabazaniye inkweto. Mbega Buncu ambwira ibintu byose uko byagenze, kandi aho hantu ari ngewe na Benwa na Rudakubana twari duhari, ari muri Kongo i Nyakavogo. Arambwira ati Rudakubana ntabwo yaje kabiri, iyi nshuro ya kabiri ntabwo yabazaniye inkweto, ntiyagize gute. Arambwira ati ugende ubwire Benwa ntazaze, ati yaramugurishije, ati yaje bamumutumye. Okay, cyari cyanzanye nyine, nari maze kukibona mfite iyo nshaka nayo guhita nzinga mu gitondo nkasubirayo. Icyari cyanzanye kwari kugira ngo nshaka information, menye impamvu niba ari iy'amahoro cyangwa se atari iy'amahoro. Ntabwo twari dufunze kuri possibility yo kugaruka. Ni nacyo kintu cyatumye ko menya ko Benwa ntacyo yishinja, kuko ntabwo yari igicuca mfite kugira ngo yumve ko ahantu yabaye i Butare yaramaze imyaka ingahe, niba yarahishe umuntu cyangwa se yaravuze umuntu nabi cyangwa se yaragize gute, abe yagaruka gutyo mu Rwanda. Ntabwo yari igicucu, ariko iyo possibility mfite yarayamvisajaga. Nicyo cyatumye ntekeza ko Benwa nta kibi yakoze, nta muntu yigeze agirira nabi, kuko possibility yo kugaruka icyo gihe naje, iyo possibility yarayamvisajaga yo kugaruka. Yarayamvisajaga yo kugaruka. Ni ukuvuga ngo nta kibi yishinjaga, ko yaba afite icyo yishinja yari kugira gute, ntabwo yari kwamvisaja kugaruka.
nibwo rero Buncu yambwiye ati ubwire Benwa ntazigera aza ati Rudakubana yaramugurishije ati barimwo barica abantu bose bazi ubwenge nubwo bababeshye bamwe bakabashyira mu mirimo bakababwira ngo nibagende baze ngo bafate akazi ngo ministeri ngo zabuze abantu ngo kuko abantu bahakoraga bapfuye ati barimo gufata abantu bari bazi gukora akazi bari bazi ko akazi kagenda bakabashyira hamwe n'ababo kugira ngo bamenye akazi ariko nibarangiza nabo bagahaye bazabakuramo nuko Buncu yambwiye arambwira ati usubireyo ubwire Benwa ntazigera agaruke ati kuko we nagaruka bazahita bamwica ubwo menya ubushuti bwa Rudakubana na Benwa aho bwari buherereye bega bwari buri munsi y'amafaranga Rudakubana Benwa kuri Rudakubana Benwa yari afite igiciro sinzi icyo bari bamuhaye icyo ari cyo ariko Benwa yari afite igiciro ubwo nibwo buhamya bwa mbere natanga ubwo buhamya rero mbuhereye yuko ngewe navuze ibyo byose kugira ngo mbashe no kubabwira ko muri Kongo aho nyine narahabaye nk'uko nabivuze mu kuhaba rero abantu babanye neza n'abanyekongo baza kwibaza nta muntu muri entourage yanjye nari mfite cyangwa se mu bantu mu byo nabashaga kumva byose nta muntu nari narumvise w'umunyarwanda wagiriye nabi umunyekongo gusa ngewe icyo gihe rero aho byarangiriye nuko Juliana yasubiye mu Rwanda muri Kongo nyine mbere yanjye asubiyeyo aragenda abwira abahutu interahamwe hari abasirikare benshi muri iyo nkambi harimo abasirikare benshi ngo barabariyetona abenshi b'abanyagisenyi mbega muri iyo nkambi naho hari hameze nko mu Rwanda rumwe rwa kera rumwe twari tuzi hari ka y'abanyagisenyi hakaba na ka y'abanyagitarama abanyagitarama ko bari ibifamiye binini ntawe bavogeraga abanyagisenyi nabo bari buzuyemo abasirikare n'abadigniteri bamwe ariko abasirikare benshi bari muri iyo nkambi bafite benshi barabariyetona usanga ari abantu nyine benshi b'abaturage wibaza n'uburiyetona aho yabukuye nyine bikakuyobera ariko ubwo mbega narahageze nsanga Juliana yarabantamitse yababwiye yuko ngo twarajyanye ngo dutandukanira i Bukavu ngo wajya ngo wajya i Goma ngo gusura bene wabo ngo noneho ngo ngewe njya mu Rwanda nuko yabwiye abantu bo mu nkambi ngarutse rero ubwo ndibuka nahuye nawe maze kugera i Bukavu nahuye nawe mbega nzose muri taxi aherekeje umwe muri bene wabo wari utuye muri quartier n'umugabo we noneho arambwira ngo warubizi ngo barakumerera nabi ngo barakwica ngo wisubirayo ngo ngeze mu nzira gutyo nka kwa kundi buri hafi y'iminota 2 gusa ngo ugere iwawe tabwa se ndajya hehe se niho nsanga Benwa nsubiyeyo ubwo ushaka kunyica ngice nta kibazo subirayo ndakomeza ubwo guhera icyo gihe urumva navuye mu Rwanda navuye muri Kongo njya mu Rwanda hari mu kwezi kwa 10 ngaruka mu kwa 12 kuva icyo gihe muri iyo nkambi nahabaye bavuga ko ndi umututsi waje ngo kubanika icyo nibagiye kubabwira nge nize ku Kabutare by'ubuveterineri navuye mu Rwanda ngeze mu mwaka wa 6 narinzi gukora ibikorwa bitandukanye by'umuveterineri w'icyo gihe abo bitaga technicien vétérinaire ni diplôme ya humanité A2 nari umwe mu bambere mu ishuri ryanjye ntago ntinya kubivuga abanzi bazabyemeza narinzi rero nk'ikintu bita gupima inyama hari abantu bari barafunguye akabagiro mu nkambi icyo gihe rero umwe mu basore twari kumwe muri université araza arambwira ati hari abantu bagiye gufungura akabagira ati barashaka umuveterineri ndagenda ndi presenta nuko ariko biza kuba ngombwa ko bagomba kwarumoniza iryo bagiro na service z'uveterineri za commune bagira aho twari dutuye muri bagira noneho gombega byumvikana yuko bagirana amasezerano na commune bagira yuko ari ngewe veterineri ko ari ngewe mbega niba hari ikibazo ugomba kubahagararira nk'umuveterineri wabo icyo gihe rero ndibuka njya kugenda hari umusore witwa Bosco w'umunyabyumba wari wareze kwa Butare imbere yanjye we yari ari muri reprise d'études noneho ndamugana Bosco twarumvikanaga rwose yari umwana mwiza ndamugana Bosco nsigariraho hari urugendo ngiyemo ningaruka uzasubiza akazi kanjye cyangwa se turebe niba bigenda neza twumvikana n'ubu tujye dusangira twese icyo twahembwaga ni inyama mfete nta mafaranga baduhimbaga njye narahisemo ko bampemba inyama kubera devaluation y'amafaranga muri Kongo
ndababwira nti okay, icyo gihe rero narahageze nyine baravuga ati okay, twabonye umuntu wacu Bosco azajya akomeza dupimira inyama. cyo kora Bosco icyo navuga mbere yo gukomeza, Bosco yabaye umwana mwiza, yarambwira ati nta kibazo niba badashaka gupima inyama, ubwo baravuze ngo nzanye uburozi ngo nkuye mu Rwanda ngo bwo kubaroga, ngo none ntago bazemera ngo ko nongera kubapimira inyama. Ariko babura uko bajya kundemisionesha kuri commune bagira muri service veto, kuko umuveterineri waho chef de service niwe wari waranshyizeho ko ari twarumvikanaga. Bosco arambwira ati ntugire ikibazo hemba ni inyama nzajya ngenda mpimiye inshuro imwe nziguhe iyindi nzijyane. Rwose arabikora, Imana imuhe umugisha, yarabikoze. Ubwo ariko barakomeza baratwataka batugirira nabi, batugira gute. Benwa icyo gihe meme nawe yaragize mu mwaka wa 3 mu bugoronome, yigaga ibya génie sol et génie rural. Niyo wacukuye imingoti yari iri mu nkambi, kuko imvura ya mbere yarahaguye. Ubwo twageze mu nkambi nyine ari murete, imvura ya mbere ari muki niko ravuga, imvura ya mbere iguye y'umuhindo, imvura ya mbere iguye, ibintu byose inkambi, amahema byose mbega tubisanga mu kibuga cyari hagati ikibuga cy'umupira cya Nyakavugo. Ubwo bahita bavuga ati dukeneye umuntu udukorera terasoma. Benwa niwe wakoreshaga ibyo bintu, akorana n'igihungu bita Nzaramba cyahoze kiga ku Kabutare, cyagiye kwiga ubusogo, nuko bakimushyiraho nacyo nk'uko inkotanyi zibigenza. Nabo bafite systeme mbi, abo bahutu biyo ruguru bari muri ya nkambi, bakimushyiraho. Noneho kimaze kumenya uko akora nyine, ubwo naraje. Benwa ubwo baramusize icyasha ngo umugore ni inkotanyi gasanya uburozi bwo kubaroga, bahita bamushyira icyo gihungu, nicyo cyahise kimutwarira akazi cya Nzaramba. Kirazi ko nkizi cya Nzaramba. Nuko birangiye ubwo Benwa abura akazi, nanjye akazi bakankuraho. Ariko Kayirebwa niwe waririmbye aravuga ngo Imana itera amapfa ni itanga aho bazahaha. Hashize rero iminsi mikeya cyane, Bosco ahura n'abantu b'abazayirwa bari bakeneye abarimu mu ishuri aho bitaga mu bandi yo ngiyo ruguru mu Bashi. Bosco arambwira ati hari akazi nabonye, nuko turajyana twembi baduha akazi, nkajya kwigisha, bakaduhemba $2 duke ariko bakaduhemba. Nuko hashize iminsi mikeya, kubera amashuri yo muri Kongo, abana b'Abanyarwanda twebwe icyo gihe nta mwana twari dufite wo kujya mu ishuri, ariko abana b'Abanyarwanda bigaga bishyuye inshuro 2 za minervale abana b'abazayirwa barihaga. Ubwo rero haje Caritas ifungura amashuri, Benwa nawe bahita bamuha akazi ko kuba umwarimu muri segonderi, aba professeur de mathématiques muri segonderi. Aho ngaho nyine babubaka amahema yo kujya bigisha abana muri primaire. N'ubu hari abana nzi rwose bageze kure muri za université, ndetse bafite n'imirimo myiza muri Amerika bize muri iryo shuri. Ubwo rero abantu bo mu nkambi nyine bitwaga umushefu w'inkambi, niwe wa mbere wabanje kunyuka ubugome. Ngeyo nza kugira ubugome nanjye mba narabumwishyuye. Aba hano mu Bufaransa ndamuzi, nagiye no mu bukwe bwe, ambonye agura umeza namukoresheje umunsi mukuru w'ubukwe mubi cyane, kuko yaravuze ati uyu mutindi ahita avuga ibyanziho. Ariko naramwihoreye. Hashize imyaka, yarongoye n'umukobwa w'umuzungu, njya mu bukwe bwe rwose, njyanywe n'umuntu yishiti. Ambonye isoni ziramwica, abwira abantu twazanye ngo ntabwo anzi, kandi bene waba barimwo bampobera, barimwo bampamagara ngo tuze turirimba indirimbo z'ikinyarwanda bari bateguye mu bukwe z'ubukwe. Nuko ndamureba, isoni ziramwica. Yohani Hitimana ngo nyina wundi abyara umuhungu. Ubwo rero gusa icyakurikiyeho niki, nuko kuva icyo gihe mbega kuva umwaka 1996 utangira, inkambi twayibayemo nabi, bigera nubwo tujya kwishinganisha muri HCR. Bigera nubwo abantu bajyaga baza katubwira ati uyu munsi ntimurara ahangaha, bapanze ko baza kwica nijoro. Bigera ubwo mfete iyo baye muri ibyo bintu rero ntabwo ushaka kutemera Imana, kuko hari igihe ureba ukabona ukavuga uti ntacyo nari mfite narwanisha, nta bundi bushobozi nari mfite usibye Imana yonyine. Hagati aho rero ubuhamya bwa mbere bwo kubabwira yuko muri iyo nkambi nahabaye, kandi nkahaba mu buryo bukarishye, nkahaba nta muntu wahereza wavuga ngo wizeye, ukahaba umuntu wese uzi ko agucira urwo gupfa. Usibye ko icyo gihe cyo nababwira, niyo mpamvu navuga ko ntasasiye ubuhamya nako ubutumwa natanze. Hari n'abantu wenda bibaza bati uyu muntu aravuga ibiki, ko avuga ko abazayirwa bafashe nabi abahutu, kandi abahutu cyangwa se impunzi za 94 zari abantu babi barasize bakoze jenoside. Nagira ngo mbabwire ko muri iyo nkambi harimo abatutsi benshi,
harimo abatutsi benshi. Nge ndibuka hari umukecuru yagirirwaga barura abatutsi. Ndibuka par exemple reka mbaho urugero nk'umukobwa bitaga Makurata w'umunyagitarama, yabanaga malheureusement n'umuhungu, agahungu karingo karaje mu gitero cy'abaje kwica famiye ye, nuko bose barabica. Umuhungu rero agira impuhwe, aravuga ati uyu mukobwa ni mumureke nzamurongora. Umukobwa yaramukundaga ko yarazi ko yamukuye mu rupfu. Ntabwo nzi rwose jijoma nashyira kuri ibyo bintu, ntabwo nshaka kuvuga ko interahamwe itarakwishika kubuhoza ari interahamwe nziza, ariko icyo nshaka kuvuga nuko umukobwa yari azi ko yatagira uwo muhungu aba yarapfuye. Nzi uwo mukecuru ndibuka yajyaga nyine yirirwa barura ashaka abatutsi. Ndibuka notama undi mudamu w'umututsikazi yaratuye hirya muri za quartier. Noneho nigishe na murumuna we aho ngaho mu Banda. Uwo mudamu yahoze ari umubikira, nyuma aza kuba gushaka, yari afite akana gato k'agahungu kataragira n'imyaka 2. Ako gahungu rero muri 1996 ahantu batwirukankanye mu mashyamba, umudamu twari kumwe, rimwe turirukanka tugaruka nyine twataye ibyo twari dufite byose. Mugezeho ansanga nyine yarakifite abayaya be 2, nakumuboye n'umuyaya na murumuna we bari kumwe nyine bagifite ibintu. Nuko arambwira ati ngwino turarane, dore mfite matora nini. Turayitambika, umwana turaryamana, umwana nyine we n'umuhungu we nanjye n'umukobwa wanjye turaryama. Nuko bwarakeye mu gihe cy'amasaa 6 saa 5 n'igice tugiye kumva twumva akantu gaturitse, hako kundi umwana aturitsa akanda ntuza igipurizo akagituritsa, gaturitse hafi aho ngaho. Nuko abantu baravuga ati ni inkotanyi zatugezeho, tugezirirwaga zihiga nk'impigi. Noneho icyo gihe ndibuka umuntu wese yahise niko nabigenje, nduka umuntu wese yahise abunza amazi, kuko abana twari dutangiye gushaka utwo dusigaranye ngo duteke turebe ko twarya tukaburira abana nyine barimo batambagira aho hirya no hino. Udafite ijisho ku mwana wawe utamuterura mu gihe cy'amasegonda 2 ngo umuheke wiruke. Nuko gaturitse gutyo abantu bahita bose bakwirwa imishwaro, abagabo cyane cyane barirukanka bose baragenda, bamwe batabana babo n'abagore babo, ibintu byose twari dufite mbega turirukanka. Nuko nge ndibuka nabungije amaso nko mu masegonda 2 mbanguye ku mwana wanjye, mpita nterura igitenge ndamuheka. Nuko uko mbega ako kantu karaturitse bahita bavansa mu minota itarenze 2. Mbega benshi bavuga ko ngo ariko babigenzaga nyine, bageraga aho ngaho bagaturitsa gutyo kugira ngo bumve ko hari riposte. Iyo habaga hari abasirikare aho bageraga ni konsinya abasirikare ngo bagirana, iyo habaga hari riposte nyine bamenyaga ko ari abasirikare, noneho bakaguma mu birindiro byabo bakarasa bari kure. Bumvise rero nta riposte hari aho twari turi, bahita bagira gute, bahita bavansa baza birukanka nyine kugira ngo baze bacucuma abantu. Ubwo rero icyakurikiyeho nge natera umwana wanjye ndiruka, mbona na se nawe ahise yirukanka. Nuko turirukanka, ngiye kubona mbona turirukanka turi nk'ikirongo cy'abantu. Ndibuka umwe mu bagabo wari hafi yanjye, bari abaturanyi muri iyo nkamba, benshi nyine baturukaga muri iyo nkamba ya Nyakavogo. Umwe ngiye kubona mbona umwana isasu riramufashe, yari ahetse mu mugongo, bari afite abana 2, umugore asigana umwana umwe nawe yirukanka n'undi. Isasu rifashe umwana, umugabo mujishura yirukanka arakomeza. Nanjye ubwo bigeze aho numva nyine ni kwa kundi umva intege zigutakaje, kumva nka kwa kundi wumva hari ugiye nko kugira nka diare, mbega niko navuga, kumva intege zose zikuvuyemo neza. Ubwo umugabo rero mbonye umwana amujugunya hasi arakomeza arirukanka, nanjye ndavuga nti okay ngiye gukomeza. Numva mbega nk'ijwi rimbwira ngo komeza wiruke, niba uri kwiruka nuko ukiri muzima, niba kandi nugwa mbega ubwo isasu niri kugeraho uragwa, tanke uhagaze komeza wiruke. Nuko nabigenje, ndakomeza ndirukanka n'umwana wanjye. Noneho nza kugera ahantu ako gashyamba twari turi mu ni twadushyamba nyine domestique niko navuga, udushyamba duto wasangaga nko mu giturage, ugasanga abantu bafite agashyamba iruhande rwabo, ariko inyuma n'imbere hari insina, hari ingo, hari icyo abantu bose benshi bahatuye. Ubwo rero twari turi ahantu hameze gutyo mu giturage nyine aho mu Bashi. Noneho ngiye kugira ahantu mbona ishyamba rirashize, mbona ngeze ahantu nyine ku gasozi ahantu utakwiruka abantu bose batakubona. Nibwo nahise nyerera ku ruhande, kuko hari insina hari n'ingo. Ubwo nihisha mu kazu kari ku muhanda rwose kadafi, mbega ahantu hari agakorotire k'imiyenzi. Ninjira mu kantu k'akazu katari gafite urugi.
k'ibyatsi hasi no hejuru kadafite n'urugi. Noneho murabizi ababaye iyo ngiyo, murabizi ko mu giturage muri Kongo nyine uhasanga ibintu byinshi bimeze gutyo. Noneho ninjiyemo nsanga harimo uburiri bwiza buri hasi, maturi iri hasi, isashe, yewe amashuka wagira ngo bayateye ipasi, meze y'umweru nyine wagira ngo asohotse muri izine nuko. Noneho nicaraho n'umwana wanjye, ariko imitima yacu iri gutera ku buryo navugaga nti uko imitima yacu iri gutera nihagira uca ku ruhande harara twumva imitima yacu iri gutera wagira ngo ni nk'umuntu uri gusekura. Ngiye kubona ubwo mbona mpahuriye n'undi mudamu witwaga Clementina, ntabwo mvuga byinshi kuko aracyariho, aba muri Canada nawe nabona iyi video azabyibuka. N'umwana we yari ari kumwe n'akana ke agahungu gatoya, dukubitaniramo. Noneho turihisha, ubwo rero barakomeza nyine, ubwo barica n'iki, turavuga tuti bigeze aho ngaho numva umutima unjemo, ndavuga nti barangiza kwica kuko bazi ko abantu batagiye kure barajya gusaka mu ngo. Ubwo mu gutekereza gutyo Clementina tubihurizaho, turavuga tureka tujya inama, turavuga tureka dushaka ukuntu twasohoka tunyererere mu rutoki, wenda aho ntabwo bari bufate igihe cyo kujya kuhashaka kuko twibazaga ko atari abantu benshi cyane. Ubwo mu gihe tubivuga gutyo nibwo nasohotse nyine mpeka umwana. Noneho umwana ubwo abana yaragukomeje ku buryo imbega yaragukomezaga ku buryo inzara z'umwana wumvaga zirimo kwinjira mu ruhu. Umwana yagukomeje wagira ngo nyine akwiboheyeho ubwoba. Noneho muri icyo gihe rero icyakurikiyeho nuko nagiye kubona mbona nisa nk'usohora umutwe gutya ngira ngo ntere intambwe ya mbere ndenga umuryango k'urugi nta n'ubwo wari ruriho. Nahise nkubitana nabo barangije kwica batashye. Noneho Clementina we nta n'icyo yavuze, nahise ngira gute nsubira nk'inyuma gutya, mbega subira inyuma, natwe dusubira inyuma, mbega turarokira tugenda Kigongo. Ubwo duhita dusubiraho twicara ku buriri turatuza. Ngewe icyo gihe nibwo nagiye kubona mbona muri ako kanya katarenze n'isegonda rwose, kuko bo ntabwo babonye uko bambona, njye nabonye ko ntibambona. Mbona bambaye ya myenda ya gisirikare nyine y'inkotanyi, numva barimo no kugenda baganira mu Kinyarwanda. Imbere yabo hari icyana cy'igisore cy'igihungu, ariko wabonaga ari nk'ikizahirwa wenda bafashe aho ngaho mu giturage hepfo iyo ngiyo, cyikoreye matera y'umukara. Noneho baratambuka tugiye twumva urusaku rwabo, mbega n'ibiganiro byabo birashize. Ubwo turategeza nk'iminota 5. Noneho birangiye tugiye twumva ikirindi cy'abazayirwa nabo bazamutse bagiye gusaka, nyine bagiye kwiba ibyo basize inyuma. Ubwo natwe none ikirindi kirangiye turongera dutegeza iminota 5, mbega abazungu baravuga mu gifaransa ngo chat de crayon froide. Twari twasohotse bwa mbere dushaka tubura kuhagwa, ubwa kabiri nyine twaritonze mbere yo gusohoka. Ubwo rero icyakurikiyeho nuko twagize gute, twageze aho nyine twumvise nta rusaku n'iki byose, abagiye gusahura bagiye, turasohoka. Dusohote dusanga harimo bamwe barokotse bari bihisha aho ngaho, bagarutse dusanga bya bindi natekerezaga, mvuga nti nibarangiza kwica uko biri kose barajya gushaka abantu bari mu mazu. Dusanga mfite amazu yose autour y'iryo shyamba bayagiyemo basora, bari barimo barabica. Noneho ahantu batageze naho twari turi, kuko mfite ahantu twari turi il fallait être fou kugira ngo ujye kuhihisha, wabaga udafite ubwenge kugira ngo uhihishe nyine, kuko ni inzu itari ifunze, yari iri ku muhanda. Ntabwo nabo rero bavuze nta wahihisha, niyo mpamvu bataje kuhadukura. Amazi yose ku ruhande barayasatse, abantu bose barabica. Nuko ubwo rero ngiye ndibuka uwo munsi wa mudamu nababwiraga w'umutusikazi wahoze ari umubikira. Umugabo w'icyo gihe yahoraga mu ngendo, yajyaga muri Tanzania cyane, yakoraga ibintu bya aferi. Umugabo we ntiyari ahari, nyine yari ari muri Tanzania. Sanga bamwishe abayaya be babiri, nako umuyaya n'umuboyi na murumuna we birukanse baramusiga n'umwana we. Ikintu rero nshaka kubabwira kimwe n'iki, nuko uwo mudamu yarababwiye ati ngende umututsi. Abari hafi aho ngaho batishe kure nibo batubwiye ibyo yababwiye. Yarababwiye ati ngende umututsi, baramubwira ngo abatutsi baratashye. Bahita buri wese mu bantu bari bapfuye aho ngaho bari bahari, bari bafite buri wese isasu mu gahanga no mu nda, n'abana. Uwo mwana utari ufite imyaka igeze kuri 2 hapfiriyemo abantu. Uwo munsi narababaze,
harimo papa wa Bosco ngo nababwiraga papa we yari umuntu w'umusaza yaramuteruraga. Bosco yari afite ibibazo byinshi kuko yari afite mama ushaje, afite na papa ushaje n'umugore wari utwite inda nkuru. Noneho icyo gihe nyine papa we yarahapfiriye kuko Bosco ntago mbego twe twari turi mu bantu b'inyuma. Ubwo nacyo nshaka kubabwira, twari mu bantu b'inyuma kubera iki, kuko twari tumaze umwaka urenga batugera umuhoro batumenasa kutwica n'iki byose. Mbega twamenye ko intambara yageze hafi Bukavu, abantu batangiye gufata utwangushye bagenda. Twe turavuga tuti abantu ntitujyana nabo, baradutsinda mu ishyamba. Noneho turategereza, turabareka barabanza baragenda. Noneho nyuma yaho rero twe twagiye gute, twagiye nyuma. Mu kugenda nyuma rero tujyana n'iki, tujyana n'abana n'abakecuru, abana n'abagore n'abakecuru, nibo twari kumwe turi inyuma y'abandi bega. Nuko ubwo rero icyo gihe papa Bosco ari mu bantu bahaguye, n'undi mugabo wahoze mu nkambi yacu nawe w'umututsi witwa Habiyambere nawe yarahaguye n'umugore we. Yarahaguye Habiyambere n'umugore we. Habiyambere abantu baramuzi mu nkambi ya Nyakavogo, yarakize. Bavugaga ko abantu bajyaga bavuga ngo imbeba ngo zamuririye ngo amadolari ngo 8,000 ngo yari yarabitse ngo imifungo ngo nicyo bavugaga. Ntabwo nzi niba byari ukuri. Yaracuruzaga amabrochette iki byose, mbega barafite commerce, bari abantu b'abacuruzi. Bavuga ko Habiyambere rero ngo umugore we yaranafite basaza ngo bari mu nkotanyi ngo baba kapiteni n'iki byose. Kuko nge nageze i Bukavu, nageze bagira ngarutse, nsanga hari ubwo, kuko ngewe icyo gihe naraje nsanga mbega tuhageze abantu abazerwa barimo basahura, abandi bantu barimo bashakisha babo areba tese, abandi bose birukanse bagiye cyangwa se hari abapfuye. Nuko dusanga abagore bambaye ubusa, abagore bari bambaye ubusa, amajipo ari hejuru iki byose, mbega ubona ibitsina byabo iki byose. Mbega ikintu twakoze n'iki, twagerageje kubabungabunga, ukabafunga amaso, bari bakanuye, iminwa yasamye iki byose. Mbega tugerageza kubabungabunga, ukabambika ukabakwiza n'iki byose, kuko ibyitwa ibitenge by'abazerwa bari bamaze kubyiba ibintu byose. Mbega ari horrible. Nuko ubwo mbega umugore wa Habiyambere nawe naramwambitse ndamuhumiriza n'iki byose. Nsanga rero nageze Bukavu, nsanga nako ibagira, nsanga harimo bamwe mu bo twari kumwe bagiye kubwira umukobwa wari uhari muri famille yari hari y'abantu bahasigaye b'abatutsi. Baramubwira ngo nibye ngo ishene ngo y'umugore ngo ya mama we. Umukobwa nyine ubwo ku buryo yarwaye inzika igihe kirekire cyane, ageze n'Ikigali ashaka kubwira ba nyirarume, kuko hari umuntu ugeze kubimbwira ba nyirarume ngo bazaze kunyica ngo nigishe ngo ya nyina. Ikintu nakoze, mukobwa ntago nibuka izina ryawe, nasanze mama we yambaye ubusa, mwambika ijipo ndamukwiza, ndangije muhuma amaso, mubumba umunwa, mushyira muri position y'icyubahiro nubwo yari yapfuye. Kuko naravugaga ntangaha ninjye wenda ari kuba hari, cyangwa se yaba ari mama, nari kwishimira yuko hari uwari kuza akamwambika akamukwiza, akamushyiraho ibyambaye, ibyo asigaranye akamukwiza. Nuko ubwo ndibuka hari umuprofeseri umwe twari twarahuye, wahoze ari professeur muri université, yari umunyaruhengeri uhari ari Nyakinama. Ubanza yarahoze ari professeur Nyakinama mu Ruhengeri. Uwo mugabo rero abashi bari bamukubise, yari ari kumwe n'akana k'agakobwa ngo yari umupfakazi uwo mugabo. Noneho nsanga duhura nawe icyo gihe, twamuhaye inkweto, zimwe mu nkweto Benoit yari afite kugira ngo yambaye, bari bamwambuye ibyo yari afite, bamukuramo imyenda yose yari afite, mbega bamusigira ishati n'ipantaro gusa, yambaye n'ibirenge gusa, ibintu byose babimwambuye, afite akana ke gusa. Icyo gihe twari twamuhaye inkweto za Benoit kugira ngo azambare, nuko agumana natwe muri iyo groupe. Icyo gihe rero ndibuka yuko twarongeye turakubitana nyine. Icyo gihe tugarutse, ikintu twakuye aho hantu, ubwo ndabwira umukobwa wa Habiyambere n'umugore we, niba ukiriho, kuko ngo warampize ushaka kunyica ngo nibye shene ya nyoko. Abatwaye amafaranga bari bafite ntago nzi niba ubazi, cyangwa se abatwaye ibitenge mama yari afite ntago nzi niba ubazi. Icyo nshaka kuvuga ni ikintu, uko ikintu nakuye aho hantu n'uwo mugabo twarajyanye, twarahahuriye. Nge Benoit yari yagiye, sinari nzi iyo yahungiye, iyo yirukankiye, nsigaranye umwana wanjye gusa. Twafashe pake ya biscuit, nicyo kintu nahakuye. Nanjye icyo gihe uwo munsi nari mfite amadolari 330 mu mufuka w'ijipo yanjye, yari yatakaye yose ndi kwiruka.
uyu munsi se sindiho, ayo mafaranga ntayo, wenda ntayo nari nkeneye kuko ntago yambujije kubaho, kuba narayatakaje ntago byambujije kubaho, uyu munsi ndacyariho ndashima Imana. Tujye tumenya iby'agaciro ntabwo ari amafaranga. Reka iyi video nyihagarike, ndakora indi yo kugira ngo dukomeze, Imana ikomeze kubaha umugisha.